yapfuye afite imyaka 3. We sinamuzi na mama urumva se yansize mfite imyaka 7 nawe ntago mwibuka neza ko twasigaye turi abana 3 abahungu 2 ndi umukobwa umwe urumva ninjiye mu buzima bwo kuba ndera abavandimwe banjye ari njyo wiga kubashakira ibyo kurya nkiba kugira ngo nkunde nje tukagenda tukajya mu murima w'abantu nkagenda ngakura ibintu ntawo bimbwiye narangiza haza ngatekera abavandimwe banjye bakarya gihe hari muri 2001 ku buryo igiceri cya 50 nagikuragamo ubugari ngakuramo n'amamesa ibintu byose nkaza ngatekera abavandimwe tukarya yarankubise ubu mfite imvune zikomeye sinshobora gukora akazi kandusha imbaraga kubera inkoni za musaza wanjye yaragufataga yakugeza hejuru akakureka ukikubita hasi igihe ngiye kubaza umuntu wese mbazije nkumva aravuga icyongereza aho njya gufatira indege uwo mbajije nkumva aravuga igifaransa undi nkumva ni umukongomani nikorera amaboko Ethiopia muri sare yaho mbwira Imana nturabanteje. Nanone turongeye turashuje mwebwe mwese abadukurikira amahoro n'imigisha iva kuri Yesu Kristo reka tubabwire ngo nibibane namwe. Iyi ni ISEZERANO TV handi tugenda tuganira n'abantu bagiye batandukanye ndetse tuba abaduha ubuhamya abadusangiza ijambo ry'Imana abatubwira ubuzima bagiye banyuramo ariko nanone nta kindi tugamije kugira ngo twubake imitima y'abantu ndetse no mu buryo bw'ubugingo. Twihuse rero reka tubabwire mwebwe mudukurikira abarangije gukora subscribe turabakunda muri inshuti zacu ariko nawe tarakora subscribe turakuraritse manuka ugere muri ayo magambo atukura nurangiza wemezemo reba ku ruhande urahabona inzogera nurangiza nawe yemeze kugira ngo tujye tubona uko tukoherereza ubutumwa bugufiya bukwereka ko hari amakuru mashyashya ubuhamya tukugejejeho kandi iyo urangije ni byiza yuko ubusangiza n'abandi bantu kugira ngo uko wafashijwe nabo bafashwe. Twihuse rero ahangaha kuri kamera za ISEZERANO TV murahabona umukobwa navuga ngo ntago asanzwe afite ubuhamya agiye kudusangiza atubwira aho Imana yamuvanye ariko ataradusangiza kuri ubwo buhamya reka tumanze tumusabe amanze asuhuze ndetse anibwire abantu badukurikiye ku ISEZERANO TV. Murakoze nitwa Nyirashaka neza Jeannette barizwa ubungubu Gasogi mvuka mu karere ka Nyamasheke mu murenge wa Kagano. Ndagira ngo mbasangize ibintu Imana yabanye nanjye ko yakoranye nanjye kuva ndi mutoya Imana yagiye indinda igira ibintu ikora. Ndagira ngo rero nkanjye Imana ingiriye neza kugira ngo namamaze ubutumwa bwiza vuze ukuntu Imana yangiriye neza mbabwira ukuntu Imana yacu itabara irera imfubyi zigakura. Nyirashaka neza Jeannette uvuka mu ntara y'Iburengerazuba ubu ngubu ukaba uri mu mujyi wa Kigali ahitwa Gasogi. Ndagira ngo umanze utubwire aho kuba waraje muri Kigali byo nta kimana yaba yarabivuzeho. Kera Imana yajyaga ivugana nanjye kuko njyewe nabaye imfubyi ndi mutoya papa yansize mfite imyaka 3 mama yansize mfite imyaka 7 ariko nagiriwe amahirwe yo kuzura umwuka wera 9 kuko niho nabuze na mama wanjye bitaninjira mu bintu byo gusenga. Imana rero yajyaga imbwira ko izangirira neza ariko kubera ko nabonaga ubuzima bukomeye nkumva ntago bizashoboka hari ubuzima umuntu abamo akumva bitazashoboka ariko icyo gihe Imana yajyaga imbwira ko nzaze Kigali Imana rero irabisohoza ubu ndi Kigali. Nyirashaka neza Jeannette utubwiye ko wuzuye umwuka wera muri 98 ubwo ni 1998 umuntu akurebye mu isura yabona ko ukiri mutoya. Ese ko waruzuye umwuka wera icyo gihe muri 98 ubwo wari ufite imyaka ingahe ko tukurebye tukabona uri mutoya kandi igihe wuzura umwuka wera akaba ari kera? Nari mfite imyaka 7 niho nuzuye umwuka wera. Kwa wuzuye umwuka wera ufite imyaka 7 ubwo wakijijwe ufite ingahe? Njyewe ubundi mu buzima busanzwe nakundaga abantu babyina nakundaga abantu bahimbaza Imana. Iwacu hari itorero ry'abametodiste nkajya ntambuka ngasanga bariho barahimbaza mu ishuri rero ikintu bari banzeho nanjye nakundaga ibintu by'umuziki. Najyaga njya mu gaturika nkabona bararirimba ariko nkabona ntibinyuze ukuntu baririmba natambuka kuri iryo torero bari mu mavuna nkabona barahimbaza Imana numva umutima wanjye unyemeje kuzajya muri iryo torero. Ngiyeyo rero kuko nakundaga guhimbaza Imana nicyo nzwiho ndagikunda cyane. Bundi rero
muri iyo minsi ntari nanabatizwa nta bindi bintu byinshi ngezemo, ntangiye kujya nsenga mpita nuzura umwuka wera. Nuko rero njyewe nyuma yo nuzuye umwuka wera, ariko bivuga ngo icyo gihe niho nahise ntangira kubohoka no kujya nkorera Imana nkiri mutoya, nsengera abantu ndi mutoya, numva afite ishyaka ryo kubana n'Imana ndi mutoya. Mu bintu bigaragara utubwiye ko wabaye imfubyi ukiri umwana mutoya, turagira ngo udusangize ubuzima bwawe bw'ukuntu wabaye imfubyi uri umwana mutoya, udusangize ubuzima, mbese uwa mbere wapfuye ninde, uwa kabiri wapfuye ninde cyangwa se witabye Imana, nurangiza uhita utunyuriramo muri makeya ukuntu ubuzima bwo mu bupfubyi bwari bumeze, ukuntu wabukuriyemo, utubwire n'imbogamizi wagiye uhurira nazo muri ubwo buzima. Murakoze. Icyo gihe papa navuze ko yapfuye afite imyaka 3, we sinamuzi, na mama urumva se yansize mfite imyaka 7, nawe ntago mwibuka neza. Ariko nyuma y'icyo gihe nahuye n'ubuzima bukomeye, kuko twasigaye turi abana 3, abahungu 2 ndi umukobwa umwe. Urumva ninjiye mu buzima bwo kuba ndera abavandimwe banjye, ari njye wiga kubashakira ibyo kurya. Byarankomereye cyane, byarankomereye muri ubwo buzima bwo gusenga no kubaho ndi imfubye, ntagira umuntu mbaza, ntari bubaze masenge, ntari buze data wacu, nta muntu mbona aho hafi. Nabaye rero mu buzima bukomeye, kuko wankurikiraga afite imyaka 5, mukuru nawe afite mu myaka 13, ariko urumva ninjye wari umukobwa, ninjye wari ubaye umuntu uhagarariye urugo, ngomba gushaka ibyo kurya. Nize guhinga afite imyaka 7 cyane, nkura n'ubuzima bukomeye. Icyo gihe iyo umuntu ari umwana, kuko ntawe twabazaga, ngewe najyaga no nkiba kugira ngo nkunde njye, tukajya mu murima w'abantu, nkagenda ngakura ibintu ntawe bimbwiye, narangiza nkaza ngatekera abavandimwe banjye bakarya. Ibyo nibye narabyibaga, narangiza nkaza ngatekera abavandimwe banjye, kuko musaza wanjye yari mukuru, yasaga nk'ari mukuru, yasaga nk'umuntu ushaka ko yari mukuru ariko atazi we ibyo ntago arazi ibintu byo gushaka ubuzima. Ninjye wari ubuzi nyine gufabrika uburyo tugomba kubaho, akaba ari njye ubikora. Rero nahuye n'igikomere gikomeye, kuko muri ubwo buzima twabanye, urumva musaza wanjye niwe wari mukuru, kugira ngo turye ibintu byose agashaka ko ari njye ubikora. Ndababara cyane, kuko icyo gihe twajyaga duhinga, twari dufite isambu, kuko twari batoya. Musaza wanjye agafata, ko dufite isambu nini, agafata abantu akabashyiramo, agapasura mu murima, yarangiza agashyiramo gahunda, abantu bakaza bagahinga muri uwo murima. Ndagira ngo udusangize, muri icyo gihe wari umujura wiba. Mbabarire kuba mbivuze muri iyi mvugo, nuko tubwiye ko wabikoraga kandi nawe urabyiyemerera. Hari ingaruka ziboneka ku bajura. Ese weho zigeze zikugeraho? Ntago wigeze ufatwa? Byagenze bite? Urumva, kuko ntago nari umujura wiba cyane cyangwa se wabigize umwuga. Hari igihe nabaga nshonje, kuko inzara iraryana cyane, njyewe inzara yarandiye cyane. Inzara iraryana, muri ubwo buryo ntago navuga ngo nabaye umujura ruharwa. Njyewe nibaga kwa sogokuru, mu bantu mu mirima yo kwa sogokuru, abantu bagwatirijemo bagiye bafatamo bakahinga, nibo nibaga, cyangwa baje kuhinga mu murima w'iwacu. Urumva musaza wanjye yagaburagamo umurima agatanga abantu, nkajya kwiba mu byo bagezo muri iyo mirima, bakaza bansangamo. Urumva navuga ati narinje gutora, kandi sinibaga byinshi. Ntago nibaga ibintu ku buryo mba ndi umujura wa hatari, ku buryo ndibuze ngafata ibijumba ngakura umurima hoya. Ntago nari umujura wa hatari, ariko najyaga mu murima ntawe atari uwanjye, nkiba ngakuramo ibishyimbo, nkaza ngateka igitoki muri ubwo buryo. Ariko ntago nabikoze igihe kinini, nahise niga ubwenge. Iwacu ni ku Kivu, mvukano bita ku Murwa, iwacu ni Nyamasheke nabivuze. Hari abantu batega ibintu by'isambaza, nza kugira rero umwanya abantu barankunda, njya kubababurira ikintu bita isambaza, bazajyana ahantu bita mu Bugarama, nkazibabura
nkaburiza isambaza ngakuramo ibyo kurya bakampa isambaza. Abantu barankunda kuko icyo gihe cyo kwiba sinongeye kukimaramo igihe kinini. Najyaga aho ngaho buri munsi nkazindukira ngajya gutonda iperu nkikorera amabase y'isambaza nkayajyana nkanika, namara kuzanika ubundi bakampa izo ndibuze kurya, ubundi nimugoroba nkababura. Icyo gihe hari muri 2001 ku buryo igiceri cya 50 nagikuragamo ubugari ngakuramo n'amamesa, ibintu byose nkaza ngatekera abavandimwe tukarya. Mu bigaragara wagize Imana niko navuga, umenya utarafashwe ngo ukubitwe nk'uko abandi bajya bakubitwa hanyuma bikabaviramo ubumuga. Ntago nibye ku buryo byari kugeraho ngo bankubite, hoya ntago nigeze mu buryo bwo kugira bankubite. N'uwazaga nsanzemo kuko eshi nibaga mu mirima yo kwa sogokuru, yavuga ati none twabuze ibyo kurya kandi ntiwigeze ugira iherekwa ry'uko dushonje. Iyo umuntu ari imfubyi agira ubucakura bwinshi. Rero iyo wumvaga nkubwiye nk'ibyo bintu kutagize iyerekwa ry'uko dushonje ngo nzanire ibyo kurya, yaracejekaga akanyihorera. Mvuga ko muri icyo gihe nanuzuye umwuka wera, urumva nari nkiri umwana ntari nanasobanukirwa ibyo ari byo. Naribaga narangiza nkagaruka nkabwira Imana ngo imbabare ngo ni wowe watwaye ababyeyi banjye. Nkabibwira umbabarire, dore mvuye kwiba, ni wowe wabatwaye, nta kundi nabigenza, umbabarire. Ubundi nkajya gusenga. Hari ubuzima bujya buranga abana b'imfubyi, ugasanga babuze ibyo kwambara, ugasanga ese ntibiyitaho cyane cyane ko ntababa bafite babitaho, ugasanga bamwe barwaye nk'amavunja, ibintu nk'ibyo. Ese weho wari ufite umuntu kwitaho ku buryo nk'ibyo bitigeze bikugira, akakumenyera imyambaro, akakumenyera uko ukaraba? Byari byifashe bite muri icyo gihe? Umva narwaye amavunja mu rwego rukomeye. Twarwaye amavunja cyane, ndetse njye narwaye amavunja nyarwara mu ntoki, nyarwara ku maguru, kuko ntago wari gushobora kunyirukansa ahantu nko mu iwacu tubyite muki, ahantu izuba riri. Ndwaye amavunja ntago nari kwirukankamo. Narwaye amavunja cyane, tukarwara inda. Urumva ntiko ari dufite abantu batwitaho, ntago twari tubafite, twarwaye amavunja. Ariko ngewe naje kurwara gusa nk'umuntu bivuyemo cyane. Mwarimu wanjye nagiye ku ishuri kuko nagiriye amahirwe ndiga, nizengeza mu wa 3 primaire, nigamo ibihembwe byinshi, nkajya mvamo ngataha kubera ubuzima, navamo ngataha nkuzongera ngasubirayo. Ariko igihe kigeze mbona sinzabivamo, metiriza kureka ishuri kugira ngo ntunga abavandimwe banjye. Rero amavunja narayarwaye cyane. Urumva mwarimu wanjye yaje kuzana akajya afata bote kugira ngo abashe kuyampandura, bagakandagiraho, akankandagiraho bakayakebera n'urwembe. Numva ndababaye, numvishe mbabaye, mpita mfata umwanzuro wo kutazongera kurwara amavunja. Mbivamo nkajya mbwira abantu ngo bampandure, yanzamo bakabwira ngo ni bampandure, bakampandura. Uwasigaye yarwaye cyane ni muri umusaza wanjye unkurikira, niwe wahise uyarwara cyane we, ariko nawe twagerageje kujya tugenda mufasha, nawe aza gukira. Amavunja yo twararwaye cyane, ntago byabura. Twarwaye amavunja, ibintu by'imyambaro ntago byari byoroshye kuyibona udafite umuntu uri buze kuyisaba. Twambaraga iby'abantu baduhaye, imipira igera hasi, umuntu akagukuburira ukawambara nk'umwaka, ntago byari byoroshye. Rero Abanyarwanda bajya bavuga ngo abasangiye ubusa bitana ibisambo. Impamvu mvuze uyu mugani, uvuze ko mwabanaga muri abavandimwe 3. Ese muri ubwo buzima budafite icyo kurya, budafite aho gukura, mwabanaga neza, mubana amahoro mpaka murinze mukura kugeza kuri iki gihe? Hoya ntago twabanye neza, kuko urumva twarabana. Iyo ngeze aho ngaho mbwira ababyeyi ngo umwanzi aragasiga batoya, kuko iyo usize abantu ntiwafata umwana w'imyaka 13 ngo umurereshe w'imyaka 7, umurereshe w'imyaka 5, kuko iyo wa 13 abwiye undi ati kuri igikombe hariya, iyo atakihakuye aramukubita. Musaza wanjye mukuru we yaradukubitaga cyane, yaradukubitaga. Kandi abana bakiri batoya barasuzugura, muri kamere yabo barasuzugura. Rero yaradukubitaga cyane, iyo yatubwiraga ibintu ntitubikore yaradukubitaga cyane. Ntago twavuga ngo twabanye mu buryo bwiza, kuko ugeze nko mu myaka 13 niho natangiye kujya mva mu rugo, numva inkone zindembeje, nkava nkajya gukora akazi ko mu rugo. Ikigaragara nawe uri mu bantu bakubiswe inkoni nyinshi. Kubera impamvu mvuze iki kintu, hari igihe usanga umuntu wakubiswe inkoni nyinshi agira ihungabana ku buryo no mu kubaho kwiwe ahora yumva inkoni azifiteho nk'ingaruka. Muri make nawe ubwo wasanga mu bantu bakubiswe inkoni nyinshi ukubiswe na musaza wawe urimo.
nanjye narakubiswe cyane cyane nko muri karitsiye ahantu twari dutuye, abantu bari babizi, narakubiswe mu buryo bukomeye. Musaza wanjye yarankubise cyane cyane, ndetse yarankubise, ubu mfite imvune zikomeye, sinshobora gukora akazi kandusha imbaraga kubera inkoni za musaza wanjye. Yaragufataga yakugeza hejuru akakureka ukikubita hasi nk'uri kurekura igiti cyangwa ibuye. Yarakurekuraga ukikubita hasi. Sinabonaga ko wenda ari ubugome n'ibindi bindi, kubera ko urumva twari abana, nta muntu ushobora kumurebera ngo avuga ati, iyo uri umubyeyi ukabona umwana yadukiriye umwana wawe uramuga ati jya umvira ku mwana. Twebwe icyo gihe rero ntawe twari dufite utureberera, yaba agusanze mu ikosa yaba ari ntaryo yaragukubitaga. Urumva nyine mfite ibikomere by'inkoni cyane. None se muri ubwo buzima bwawe wabayemo, igihe weho wumva wabayemo kikakubera nk'imbogamizi ukumva icyo gihe utakibagirwa, ni ikihe? Icyo gihe byari bimeze bite? Igihe nabayemo rero nkumva ntakibagirwa nta na kimwe, ibihe byose rumva nabibayemo kugeza wenda uyu munsi, sibye ko ari ahantu Imana ibaye ingejeje. Ariko icyo gihe ubuzima bwanjye nabonaga aho ngeze ubu ngubu, sinumvaga ko nzaba mpari, sinumvaga ko nzaba ngeze igihe ngeze, kuko ubuzima nari mbayemo, ubuzima bw'inkoni, ubuzima bwo kubura ibyo kurya. Ubu ngewe nagize inzara mu rwego rukomeye cyane, kuko ubu ntiwampa ibiryo byinshi ngo mbishobore, oya ntibishoboka. Iyo ndiye byinshi numva ngize ikibazo, niyo mbibuze igihe cyanjye cyo kurya, ngeze igihe cyo kurya nkabibura, mpitana ndwara, uhita ubona ndwaye nka malariya, mpitana ndwara. Bisaba ngo nimba nshatse ibyo kurya ako kanya mpite mbirye, kubera ko nagize inzara cyane. Rero muri ubwo buzima bw'ibikomere byo kuba imfubyi nakuriyemo n'ikintu cyitwa inzara cyane. Rero numva narahungabanye kubera inzara. Urumva ko bifitemo n'intuza n'ihungabana ku buryo ryageze no ku mubiri, kugeza ubwo utakibasha kurya byinshi, uri kumva ko ari ihungabana rikomeye. Nararigize ry'inzara rwose. Urakuze rero, ntago umaze kugera hejuru, ubaye umukobwa. Nigeze igihe kimwe nasoma ijambo ry'Imana muri Ezekiyeli, rirambwira ngo nakunyuzeho wigaragura mu ivata ry'ibyaha, nkubonye nkugirira impuhwe, ndavuga ngo nubeho. Iyo usomye wigiye imbere, ijambo ry'Imana muri icyo gice rirakubwira ngo nuko mbonye ugeze igihe cyo kubengukwa, mu gihe cy'ubukumi ndongera ndagusanga. Ese weho mu gihe cyawe cy'ubukumi wabayeho ute? Turagira ngo nabyo bidusangize, abantu bumve imbaraga z'Imana, cyangwa se bumve icyo wabigisha giturutse kuriho bitewe n'ubuzima wanyuzemo. Nagiye mpura nk'uko nagomeje mbivuga, ubwo buzima bwari bukomeye cyane cyane, ndetse ariko ubu ngubu natangiye kujya njya gukora akazi ko mu rugo, ntangira kujya njya mu kazi ko mu rugo. Ngewe nagize nkajya ngenda nkajya gukorera nk'abantu iwacu aho bita intendezi, haba ibintu by'ibyayi. Niho natangiriye umunsi umwe, urumva nahura ubwo buzima nari ndimo bwari bukomeye. Hari igihe inkoni za musaza wanjye numvaga zindembeje, ngahita mfata inzira nkajya mu bantu abagiye bashaka b'iwacu tuziranye ariko batuye hirya y'iwacu, nkagenda nkajya gukora mu cyayi, nkahura n'ubuzima bukomeye. Ariko maze kubona buremereye, nkajya ahantu hari aho nabaye intendezi, nkajya ngenda mba mu ngo z'abandi, nkaragira ihene, nkaragira inka, imvura ikanyagirira mu ishyamba mu buryo bukomeye cyane. Ariko nyuma yaho nagiye nkora akazi ko mu rugo, numva ubuzima butangiye kuza, naba hari icyo nabonye ngatanga asubira mu rugo, nkongera nkagaruka ngasubira mu kazi ko mu rugo. Muri ubwo buzima bugenda buhinduranya rero, niho naje kwifatira icyemezo cyo kumva nshaka ko naba mu bundi buzima bufite, numva nshaka kwigengamo. Ariko nsubiye inyuma ho gatoya, naje kuva 2010, kuko ngiye nari umumetodiste niko navuze, kuva 98 urumva nari umumetodiste, ariko ntari nabatizwa mu mazi menshi. 2010 nagiye kuba kwa masenge, ngezeyo nsanga bona abadeperi, ngiye ndi umumetodiste. Mfata gahunda rero yuko ntari buza n'amadini abiri kandi ngiye kuba mu rugo rw'abandi. Niyemeza kujya kuba umwadeperi, ndagenda ndabatizwa mba umurokore, njya no muri korari. Na mbere yaho urumva nari ndi muri korari y'abametodiste, kuko abametodiste bo ibyo kubatiza ntago babikontaho cyane. Ndangije ndakizwa, mba umukristo mwiza.
rero nyuma yaho nagiye mpura n'ibintu byinshi mu kazi ko mu rugo. Buriya abantu bahuriramo n'ibibazo bikomeye, cyane cyane abana bakiri batoya, abakobwa bakiri batoya, umuntu agenda ahuriramo n'ibibazo bikomeye. Rero naje kwifatira icyemezo rero cyo kumva nshaka ubuzima bwanjye nigengaho, kuko umusaza wanjye yari amaze kuzana umugore, mbona bitazemera neza. Mfata gahunda rero yo gushaka uburyo bwo kwibana ngo ndebe ko ubuzima bwahinduka ubwa mbere nabagamo. Rero ndashimira Imana kuva 2013 niho nafashe icyemezo, nagiye mbona Imana ikora imirimo n'ibitangaza. Turagira ngo tugarutse inyuma, utubwiye ukuntu wavuye mu bametodiste uraza ubu mwadeperi, kugira ngo aho wari uri ubashe guhuza nabo, kuko nabo wari usanze ari abadeperi. Abantu bizi isaha badukurikiye barashaka kumenya ubundi nk'ubwo buzima uvuzemo bwo gukora mu rugo wagiye kubuvamo bikunaniye. Turagira ngo use nk'ugira inama abantu bakoresha abakozi bo mu rugo, kubera yuko akenshi na kenshi hari igihe tuganira n'abantu ugasanga abantu muganira akakubwira ati mu rugo narahakoze, byagenze gutya, mu rugo narahakoze, bamfashe gutya. Ni nk'iyihe nama weho watanga kugira ngo uyigire bakoresha abakozi bo mu rugo? Inama natanga, kuko njye nagiye mpurira n'ibintu bikomeye mu kazi ko mu rugo. Kenshi cyane habamo ibintu bitari byiza byo guhohotera abantu. Njye naragakoze kaba gakomeye, ariko nagira inama abantu bakoresha ko icya mbere bakwiriye kumenya ko abakozi ari abantu nk'abandi. Ukamenya yuko sibye ko wowe Imana iba yarakugiriye neza ikagira ahandi kugeza, ariko uwo nguwo nawe uje kugukorera ugomba kuzirikana ko ejo nawe hari ahandi Imana yamugeza. Rero icyo naha abantu ni kubashishikariza cyane yuko umukozi uri mu rugo iwawe ukwiriye kumwitwararikaho cyane, kuko iyo ugiye mu kazi akumenyera urugo rwawe, asigara areba abana bawe, akita ku bana bawe. Ubundi hari ikintu abantu bakunda gukoresha kandi kitari cyiza, bakumva ko umukozi ukora akazi ko mu rugo ari umuntu usuzuguritse cyane, ari umuntu kumva bagenda banabita amazina, nawe ujye yumva amazina atari meza, kandi ukibagirwa ko uwo muntu nawe yavutse nk'amezi wavukiyemo. Sibye Imana yakugiriye neza ikagira ahandi kugeza, kandi niko Imana yabiremye. Yagiye ibirema. Iyo dusomye Bibiliya dusanga Imana yagiye igirira neza abantu, ariko ikabaha abaja n'abagaragu. Ariko uyu nubwo waba uri umuja, ntabwo ari uko Imana yakuretse, yakwibagiwe, kuko none ushobora kuba umuja. Nibyo no kwa Salomo byahabaye, uyu wari umuja, wari umugaragu, Imana iza kumugirira neza umwami nubwo atakoze ibyo Imana yashakaga. Ariko nari nshatse kuvuga ngo inama naha abantu ni ukuzirikana yuko nubwo umuntu ari mu rugo iwawe ukwiriye kumuha agaciro. Hari ijambo wigeze kuvuga, ari igihe tuganira n'abantu benshi akakubwira ati nagize amahirwe niga pirimeri, niga segonderi, niga kaminuza. Yabivuga gutyo akahita bigereranya n'amahirwe. Wowe twumvisha amahirwe yawe ari uko wiza amashuri 3. Nize amashuri 3, ariko nubwo nayize nabonye Imana igiye yigisha abantu mu buryo budasanzwe. Mu buzima umuntu hari ibintu byinshi umuntu aba yumva atavuga, ariko biba bihari yahuye nabyo mu buzima. Ariko muri ibyo byose nabonye ko impamvu Imana yabinyujijemo kwari kugira ngo nzabe ndi uwondi w'iki gihe. Jeannette, uri umuvugabutumwa bwiza bwa Yesu Kristo, niko njya nkunda kuvuga. Ubu butumwa ubuvugira muri karitsiye, ubuvuga muri uru Rwanda hose, ujya ugira n'umugisha wo kujya hanze yarwo. Turagira ngo utubwire ahantu ubutumwa bwawe bujya bugarukira, usibye ko ubw'uyu munsi bwo ntabwo buri bugarukire hafi ahangaha. Ubu mu kanya buraba buri Burayi, muri Amerika, mbese hose buraba buhari. Turagira ngo tubwire ni hehe ubutumwa bwawe bujya bugarukira. Imana yangiriye neza rero, ubutumwa bwanjye bwarambutse burenga n'uyu mupaka.
bujya no muri Afurika. Ibyo rero ni ibintu kuko twatangiye tuvuga ngo kera se ngo wari ufite gahunda y'uko uzaze Kigali, niko watangiye umbaza mu masezerano Imana yajyaga imbwira ko izangirira neza. Ariko mu by'ukuri hari ibintu tujya dutekerezaho, ntago watekereza ubuzima bw'uko utagira umuntu mwene wanyu, nta n'uwo wabonye wize ngo uvuge ngo azakujyana i Kigali. Njyewe njya mu Ruhengeri bwa mbere ngiye kujya mu kazi ko mu rugo, twanyuze ku Gisenyi njyanywe n'umuntu, nagiye mvuye iwacu ngiye gusaba aho bita muri Gafunzo, nsubira inyuma ho gatoya kugira ngo mvuge imirimo y'Imana, ukuntu Imana ijya ivugana natwe ibintu ariko tukabona bitazashoboka. Njye iwacu nambuka mu murenge wa Nyabitekeri, mpahurira n'abantu najyaga njya gusaba aho nasabaga ngo bampe ibyo kurya. Abo bantu bari banzi, baza kumbwira ati twebwe dufite umuntu ugiye kujya uba mu Ruhengeri, waretse akakujyana. Umva sinasubiye gusezera abasaza banjye, nahise mfatiraho. Ntago nasubiyeyo kandi urumva nani ngiye gusaba ibyo barya. Nahise mfatiraho, baranjyana, turagenda turambuka tuva Kampembe saa 12 z'umugoroba tugera ku Gisenyi saa 12 z'igitondo, tuzamuka tujya mu Ruhengeri. Rero ndahaba, ariko icyo gihe njyewe njya mu Ruhengeri numvaga iyo ndi iwacu cyangwa ngo baravugaga mu Ruhengeri nkumva ni mu kindi gihugu, ntago numvaga ari mu Rwanda. Barambwiye ati tujye kukujyana mu Ruhengeri, numva nishimiye kujya mu kindi gihugu, sinumvaga mu Ruhengeri ari mu Rwanda, hoya numvaga ari mu kindi gihugu. Banyoherejemo numva ndishimye, bakimbwira ati ndavuga nti ubwo Imana niyo yadusize n'ubundi abandi nabo birwarize, njye ubwo ngiye mu kindi gihugu. Ndagenda ngeze rero, ariko icyo gihe Imana yari yambwiye ngo izanyicazanya n'abakomeye. Watekereza abakomeye, wareba ubuzima unyuzemo bwo kwiraho wije, ingona zengurutsemo zirenga 25, urugo ndayemo ejo atabari rwo ndimo ejo bundi, ubwo buzima bw'uruzerero bwo kuzerera uhora uri mu ruzerero. Ntago Imana ari kumbwira rero ngo izangirira neza ngo mbyumve, ntago numvaga ubwo bizakunda. Ariko nabonye Imana ifite amaboko. Ndashaka kubwira abantu ko Imana yacu ifite amaboko kandi itanga umugisha mu mujyi no mu cyaro, kandi ntikenera inkunga. Mu buryo nabonye idakenera inkunga, urumva naje i Kigali nkajya ngenda ntaha ngasubirayo, nkongera nkagaruka mu kazi ko mu rugo byakanga, nkongera ngasubira iwacu, nkongera nkagaruka. Musaza wanjye yazanye umugore byakanga, n'ubundi nkongera nkagaruka. Ariko muri iki gihe 2016 2015 ngiye nararyamye ndota mbona ninjiye muri airport ku kibuga cy'indege. Ariko Imana yarambwiye ati nukuri ko Imana nzakugirira neza, nzakwicazanya n'abakomeye, nzagukorera imirimo n'ibitangaza, nzaguha kwambara, nzaguha kurya. Nkumva nukuri reka mbabwire barokore, hari ibintu Imana ivuga ugahita ukuraho ukavuga ati iragupfunyikiye bitewe n'ubuzima urimo. Nkumva ntago bizakunda, yambwira ngo ubwo iwacu ndi cyangwa ukavuga ati nzakwicazanya n'abakomeye. Ntabwo n'abakomeye bahehe, wanyihere ibyo kurya by'abakomeye ukabyihorera. Ariko nabonye Imana ifite amaguru. Na 15 rero nararyamye ndota mbona ngiye ku kibuga cy'indege, mbona ninjiye, mbona ni saa 12 z'umugoroba ninjiye ku kibuga cy'indege. Ndakanguka ndavuga nti ibintu sibye ko Imana ibeshya. Ubu ngewe nyirashaka ineza, utagira n'urwara rwo kwishima, aho niriwe atariho ndaye, bansohora mu mazu y'abandi. Ubu koko nzajya ku kibuga cy'indege gute? Nkumva ntago bizashoboka. Nkumva ntibizashoboka. 2016 iragera, nkorera Imana, mvuga ubivuga butumwa, Imana ingirira neza. 2017 njya gusenga ku byumba ku mazi, mpahurira n'umuntu, turasengana, mubwira n'iki Imana imbwiye, ahita agenda ajya muri Mozambique. Agiye muri Mozambique ahahurira n'umubyeyi, aramubwira ati hari umuntu twahuriye ku mazi, nabonye ari mu mwuka w'Imana, reka ngo nomero yiwe mujye muvugana. Arayimuha, turavugana. Ariko mbona ni ikiraro cyo kujya mu Imana isohoza ibintu yari yaravuganye nanjye 2015. Urumva ngiye isezerano ryanye n'iryatinze. Imana rero umubyeyi tugomeza tuvugana, ariko agira ishyaka ry'uko urumva twaraganiriye, mubwira umubabaro wanjye, nawe ambwira uwe, tukajya dusengana. Kuko hari ibintu Imana ijya ivuga abantu batajya bitaho, ariko mu by'ukuri Imana yacu iravuga kandi igakora. Imana ikakubwira ngo nzagwa inshuti z'umugisha. Kavuga ati inshuti z'umugisha se bizagenda gute? Ngiye nabibonye ko Imana igitanga inshuti z'umugisha. Kakubwira nzaguha ababyeyi, nzaguha bakuru bawe, nzaguha barumuna bawe, ukumva koko ibyo bintu ntago bishoboka. Ariko nukuri ndi umugabo wo kubihamya yuko Imana igitanga ababyeyi. Ndi umugabo wo kubihamya ko Imana igitanga ababyeyi, ndi umugabo wo kubihamya ko Imana itanga abavandimwe. Kumva twarakundanye n'uwo mubyeyi agira ishyaka, arambwira ati Jane, ndumva nshaka
kubera ibintu twavanyemo n'ukuntu wambwiye umubano ndumva nshaka kuzakugeza mu gihugu cya Mozambique ukaza ukavugira Imana ugasengera abantu ati ndumva mfite iryo shyaka. Ndamushimira Imana anje Imana yaramukoresheje. Hari abantu Imana igikoresha kugira ngo babe ibisubizo by'ibintu Imana yavuganye natwe. Niko byagenze rero 2017 nagiye gushaka passport ndatangira ndayishaka njya muri immigration ndayishaka, ariko nza guhura n'akabazo gakomeye. Passport ndayibura, ndayishaka ndagenda ariko sinayibona. Noneho uko nsenga nkajya mbwira Imana nti Imana ko nta bifungirana na leta, iki gituma utama passport yanjye. Urumva yamazemo iminsi myinshi, yahamaze iminsi amezi agera mu 9 nkajya njya gusenga nkabwira Imana nti ngewe simfasha leta, umutekano ndawutanga 50,000 byanjye ndabikeneye kuko sinari nagura umufuka w'umuceri mu nzu ngo ushyire mu nzu, ntago rero leta nayifashisha 50 ntari nanagura na 25 ngo mbishyire mu nzu. Umutekano ko ngutanga, ndashaka passport yanjye nkasenga ndasenga ninginga Imana 2018 2019 niho rero nagiye kubona barampamagara ariko wa kabiri barambwira ngo uzaze utore ahari mu kwa mbere. Mbwire ndavuga nti Imana irabikoze ubwo mbonye passport yanjye ndayibona ndangije. Ubwo mbwira uwo mubyeyi nti Imana ya passport yayimaye tubureri akazi karatangiye kuzana. Mu by'ukuri nabonye Imana ifite amaboko, ntimbana kubona passport koko yarabikoze. Mbona ibintu byose birakoze, yashaka leta invitation y'intumiza, ibintu byose mbona bigiye mu buryo. Mu by'ukuri rero nabonye amaboko y'Imana. Ninjira muri airport mbona icyambere sinarinzi Icyongereza, nta Ikinyarwanda nacyo hari igihe tuba tutakizi neza nubwo tukivukiramo, nta Gifaransa nta Giswahili. Umva ntago namenya uburyo mbivuga, nta kantu na gatoya nari nibitseho. Ngaho mbarira rero umuntu utazi Icyongereza akaba atazi Ikinyarwanda, Ikinyarwanda nacyo atakizi kukivuga neza, ndetse n'Igiswahili utakizi n'Igifaransa, ngufashe inzira ugiye muri Mozambique. Ariko kubera umugambi w'Imana, Imana ikintu yavuze iragikurikirana. Rero nabonye bikurikirana, ngezemo barambaza tese uri kujya, ndababwira uzi se Icyongereza ntirekada, Igifaransa none se uri kujya he, ujyanye nande se ntindijyanye. Nabo abantu birabayobera, ariko kubera ko Imana nyine yari yategetse ibyangombwa byose mbifite byuzuye, ndinjira ndagenda. Nkinjira mu ndege umva hazane Imana uburyo ibintu Imana ivuze irabikora, n'ukuri ko Imana irabikora. Ninjiye mu ndege, urumva nagiye ndi umuntu kazi, nagiye muri Ethiopia. Imana ishimwe ikivuze iragisohoza. Nagiye muri Ethiopia nkinjiramo nagize ubwoba cyane kuko nagezemo numvira kugiterura, nkumvira terura marayanda atagira ikintu kirimo, nkumvira ihwiraterura ntemaye. Rero nashatse kuvuza karuru ngo mbwira abantu mbwire ntinyaboneka nimumbare nisubire, ariko numva umutima ngo ngati ku Imana yakubwiye kugiye none ukaba ugiye kuvuga kandi si ukubeshya n'ukuri kw'Imana. Nari ngiye kuvuza akarumba bwe ngo ntimwishyiriye hasi kuko indege yarateruwe nkajya numva n'amara yose agiye kuva mu kanwa. Renda bwa ntiwamugisha rero ndabona ari ibibazo bikomeye, nkumva ndibuze gupfa ntageze iyo ngiye. Ariko ndashimira Imana ifite amaboko. Imana ifite amaboko. Twaragiye tugera muri Ethiopia. Ibaze rero kujya muri Ethiopia utafite umuntu n'umwe uri buze kubaza. Narahageze muri Ethiopia ho narahakubitiwe bikomeye, nk'umuntu utazi Icyongereza utagira umuntu uri buze kubaza. Ariko nikorera amaboko ngeze Ethiopia kuko icyambere 2:30 nabonaga twageze nka 11:30. Turicara ngo bari banshakiye hotel, nari kubaza nde mbura umuntu mbaza ngo meza nicaye aho ngaho kugeza igihe ngiye kubaza umuntu wese mbazije nkumva aravuga Icyongereza. Aho njya gufatira indege uwo mbajije nkumva aravuga Igifaransa, undi nkumva ni umukongomani. Nikorera amaboko Ethiopia muri sare yaho, mbwira Imana nturabanteje. Ariko njya kugenda Imana yari yambwiye ati nzagusanga imaputo. Mbwira Imana ntiko wambwiye ko ngusanga imaputo, ubi maputo wenda cyahageze kubona ngeze Ethiopia nibikabincanze nkaba nta gahunda afite yo kwava muri Ethiopia. Urabona bigenda gute? Nikorera amaboko. Ibintu bya essentiel sinari mbizi nayibonye ngeze muri Ethiopia. Ninjira mbona abazungu baramanutse nanjye mbamanuka, byari gukora ibintu byo gukora ibyo abandi bakoze. Mbona binjiyemo mbona bakanze nanjye ndakanda, bakanze nanjye manuka ndagenda.
nikorera amakungu Imana nti nukuri amasaha arageze y'indege igiye guhaguruka ndagiye biranze, ndagenda mbaza umuntu w'umukobwa numva avuze icyongereza birancanga, ariko hirya aho hari umunyarwanda ahita ansaba ibyangombwa nari mbifite mu ntoki, ahita ansaba ibyangombwa, amaze kubinsaba ndabimwereka, arambwira ngo ujya ku muryango wa 9, abariho njya kwicara njya gutegereza indege. Nuko navuye muri Ethiopia, ariko ni wa mugambi w'Imana y'ibintu Imana iba yaravuze. uvuye muri Ethiopia ugeze Mozambique, Imana igukoresha imirimo n'ibitangaza. Ese ni igiki Imana yagukoresheje muri Mozambique ukabona ko Imana yagendanye nawe? Imana yagendanye nanjye, nageze muri Mozambique. Abanyamozambikano ni abantu ubona bameze ukuntu bakorera izindi mana mu bundi buryo, babyita ngo ni abakurandero, ubwebwe inaha tubita ngo ni abapfumu, ariko bo babita abakurandero. Ugasanga rero bamugajwe n'ibintu byo kujya muri abo bapfumu, ariko nagezeyo Imana inkoresha imirimo n'ibitangaza, nsanga abantu bari barahinamiranye batava mu nzu kubera imigongo, amaguru batagenda, abo ngabo bajyaga babanzanira ahantu narindi nkabasengera, Imana inkoresha imirimo n'ibitangaza, abo bantu baza nkabasengera. Imana yaragukoresheje usengera abantu bagiye batandukanye. Hari ijambo yageze kuvuga, uravuga ngo Imana itanga umugisha mu mujyi ndetse no mu cyaro. Abantu benshi bazi yuko abantu bajya hanze ni abantu bize, ni abantu bagiye gucuruza cyangwa se kurangura, ni abafite bene wabo. Weho mwene wanyu ubucuruzi wari ufite n'ubuhe? Mwene wacu nari mfite yari Yesu, kuko ni wari waravuze ko azangeza ahantu hakomeye. Rero niwe wampuje n'inshuti y'umugisha, ampuza n'umuvandimwe, ndangije ndagenda. Kandi koko yarabisohoje nk'uko yari yabivuze, Imana yanjye. Rero Imana ifite amakuru ibyo nashatse kukubwira ko itanga umugisha, haba mu cyaro haba mu mujyi, ibintu Imana ivuze irabikurikirana. Turagira ngo duse nk'abagana ku musozo. Ikigaragara Imana igukoresha imirimo n'ibitangaza, cyane cyane ko natwe kukumenya byatewe n'imirimo n'ibitangaza Imana iba yagiye gukoresha. Jeannette, hari abantu bagukurikiye noneho bakabumvisha yuko wanasengeye abantu bo muri Mozambique, bagahita bavuga ati uyu mukobwa natwe yadusengera. Aba bantu rero kukugeraho bikaba bibagoye. Kugira ngo rero bakugeraho nta kindi basabwa, ni ukuguhamagara kuri telefone yawe. Ese watwemerera nk'abantu bagukurikiye, yaba bari mu Rwanda, muri Afurika, muri Amerika, i Burayi n'ahandi hagiye hatandukanye, ariko bakumva bakeneye gusengerwa, watwemera hanyuma ukabaha nimero yawe bakajya bagushakaho bakagusengera? Wasanga harimo n'iyindi nzira yo kujya mu kindi gihugu. Murakoze cyane. Nomero yanjye ni 078 3983 ibiri kuri WhatsApp. Iba kuri WhatsApp. Jeannette, reka tugushimire ko watwemereye ukatuganiriza. Imana y'amahoro iguha umugisha. Murakoze cyane. Nanjye twari kumwe, nitwa Ngoboka Miriam.